Ndongera ndagusuje kandi nguhaye n'ikaze wowe ukurikiye gira urwa kuri ino saha cyangwa se muri uyu mwanya tuje gutangaza inkuru idasanzwe. Murabizi yuko mu busanzwe tutari turi gukora muri buno buryo, ariko nsanze ari ngombwa cyane yuko kuba update nk'ino biba ari ingenzi. Uyu ni umunyamakuru wakoraga kuri Radio TV 10, bamwita Pascal Habababyeyi. Ni umunyamakuru witabye Imana. Uyu munyamakuru yitabye Imana yari ari hafi gukora ubukwe, yaburaga iminsi ingahe? itanu. Ubwo rero urupfu cyangwa se ku kwitaba Imana kwateye urujijo rukomeye cyane ku buryo abantu batari kubyumva habe na gake, ariko inshuti ze za hafi se cyangwa abo bakorana barimo baragira bati yazize uburwayi butunguranye. Mbega ni ibintu bitumvikana, utabasha gusobanura ni iki, bimeze bite, bino bintu biteye bite? Uyu munyamakuru rero yakoraga mu kiganiro yakoranaga na Oswald Doswakim, ngira ngo muramubona. Uyu munyamakuru yari yarize yari yarize bihagije, yarize iby'amategeko, ngo yari n'umunyamategeko wa Radio TV 10, yakoraga mu biganiro byaho ari n'umunyamategeko waho. Uyu munyamakuru rero akaba yari afite ubukwe mu minsi mike cyane. Ubwo rero wakibaza ati se ubukwe ni ibiki? Uburwayi butunguranye mu minsi yo hafi y'ubukwe ni ibiki? Niba ari bya bindi babita ngo ntabutahwa cyangwa nta buba butagizwe amajanja akaba yagendeye mwaho ngaho, ni ibintu bitunguranye mbega utabasha gusobanura. Sibye yuko nyine bavuze yuko bajyanye umurambo kuwucekinga, nyine muri checking, kugira ngo barebe ni iki cyateye uru rupfu. Guys, ndumva ari ibintu biranarenze, ntabwo wabyiyumvisha. Ni ibintu birenze ukwemera. Uyu mugabo rero cyangwa se uyu nyakwigendera, Imana imwakire mu bayo, aruhuke mu mahoro. Ari nako umukunzi we bari bagiye kubana nyine n'umutima umenetse n'ibibazo byinshi cyane, nawe tumusabira kwihangana kuko ni ibihe bikomeye cyane, ibihe bidasanzwe. Kuba wari witeguye gukora ubukwe iminsi 5 biteye ubwoba. Nk'uko bamwe bazi yuko nyine umwaka uri kugenda urangirana n'ibyawo, haba ibintu bidasanzwe, ibintu bikomeye, ibintu bidafite ukuntu byabonerwa ubusobanuro. Ni muri ubwo buryo ibintu bikomeje gucanga abantu benshi. Uyu munsi hagiye uyu, ejo hagiye uriya, ni ibintu bidasanzwe. Twari tugize ngo tubagezeho update muri make. Reka tubanze dukurikirane tumenye ibyihishe inyuma y'amarido, tuze tubaho ukuri.